tugiye gutumira Dawudi ngira ngo ashobora kuba araho. Yewe Dawudi we, Dawudi ari hehe muri mwe? Dawudi ari muri abo, ari aho ngaho, ari aha ngaha, njyewe ndamuzi reka. Yewe Dawudi we, yewe Dawudi we, baramutumira tugeze ku isaha yo gutumira Dawudi. Ndumva ijuru ryiteguye Dawudi, ndumva ijuru ritegereje Dawudi, ndumva ijuru ritegereje kureba Dawudi, ndumva ijuru rishaka Dawudi. Aravuga ati nibamutumire, no kurya birahagarara, n'ibindi birahagarara, ibintu birahinduka. Aravuga ati nibamutumire. Haleluya! Dawudi yambwira ngo bamujyana mu nzu. Yari umusore mwiza w'igikundiro, uburanga, ariko ijuru riramutumira. Turahamagara marayika, turahamagara amavuta yo guhura na Dawudi. Ndahamagara ijuru, ndahamagara amavuta ava mu ijuru ngo ahure na Dawudi. Ndahamagara amavuta ava mu ijuru ngo ahure na Dawudi. Ndahamagara amavuta ava mu ijuru ngo ahure na Dawudi. Rekera aho gucuranga ibyuma, usomera Dawudi. Dawudi w'uyu munsi, hari Dawudi w'uyu munsi, hari Dawudi w'uyu munsi. Ariko ndahamagara ijuru, ndahamagara amavuta ava mu ijuru. Musome Dawudi. Dawudi w'uyu munsi yitwa Niyonizeye Province. Dawudi w'uyu munsi turamwakiriye. Niyonizeye Province. Dawudi. Hari intebe azabona mu isi itandukanye. Ibindi babwiye uyu munsi. Soma. Wungirije Dawudi w'uyu munsi. Uretse nsoreza hano. Pastor Patrick. Soma hari ugeze gato zose Dawudi, hanyuma abandi baraza reka. Yari inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Hagarara, yari umuhungu w'inzobe. Hari inzobe yo mu mwuka. Yego. Haleluya. Kandi w'igikundiro. Soma. Kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusore. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukira ko imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka. Tugiye kumusengera, hari amavuta ijuru ryamusutseho. Dawudi arangiza urugamba mu Isiraheli rwari rwarananiranye, yica Goliyati. Yewe Dawudi wongeye kurambikaho ikiganza, sukaho amavuta. Goliyati wananiranye muri Giyesi. Mu banyeshuri, abanywa inzoga, abanywa urumogi, abatarakizwa, abarusha abarimu. Yemwe namwe muri inyuma kuza, ntimuzagirire Dawudi ishyari, ahubwo muzamushyigikire kugira ngo ejo hazaza tuzabona urubyiruko rwiza n'abanyeshuri beza, kandi muzaba abana baruhura imitima y'abarimu banyu. Dawudi ijuru ryamaze kumusukamo amavuta. Soma abandi dukomeze. Vice versa. Yabageze mu kabyakaje Sylvia. Abajyanama. Umujyanama. Niyibizi Janine. Umujyanama ni umuntu ukomeye cyane. Ahantu hari inama hari ubwenge, kandi hari inama umurimo urakomera. Yego. Undi mujyanama wa kabiri yitwa Iratuzi Anorite. Umujyanama
umujyanama wa kabiri. abajyanama mufite akazi gakomeye. abajyanama mugomba kuba maso. Umujyanama wa gatatu yitwa Munezero Adeline. Munezero Adeline. Munezero Adeline yahageze. Murakoze cyane. yahageze. Yewe muyobozi wa korali uko ari ihagaze wabirebaga. Dukeneye amakorali, abantu batava muri korali ahubwo biyongera. Ejo utazahabwa amavuta yo guhagarara korali yawe bari abantu 80 ugasanga hasigayemo 10. N'abatarayijya muzayibashyire. Murakoze cyane Vice President ubungirije. Aba naba bita gufasha utoza korali. Yego. Yitwa Igiraneza Meshake. Igiraneza Meshake. Wajya kwicaye mushakire sinzwa mutunganye n'imana. Ugomba kudatenge abandi bahungu bo muri iki gihe, ugombye kubutambara nkabo, utifata nkabo, udasa nabo, utambara nkabo. Ariko ufite amatsiko ntacyo. Uwijuru Charles. Yego. So nta kwanga abanyarwanda bacuruga niko so nta kwanga kwita nabi ariko yakise neza uwiju nabi umukuru w'abakirisitu kandi n'umukirisitu mwiza umwana ni muzima cyane. Aba bantu bari muri iki kigo dukeneye ko abakirisitu bose n'utwana duto n'abandi ukiga cyane ugasenga cyane ukaba amaso cyane muri kamera ukaba umuntu utandukanye n'abandi. Ubundi umuyobozi hari ingingo zimugize, ikintu bita kwihangana, kugera ku baturage bose, kuba maso, gukunda umurimo ukora cyangwa n'abantu uyoboye. Icyambere gukunda umurimo ukora, ugakunda n'abo bantu nibwo uzabahindura. Abo bose baraha bategereje ijambo wawe, aba bose bitorora. Dukomeze. Twahamagaye ijuru niryo riri mu bimbiki. Yego. Tugeze kuri choir leaders cyangwa abashinzwe indirimbo kuririmba, kuko ni wari umurimo wa Dawidi. Choir leaders wa mbere ni Niragire Anita Ana. Niragire Ana. Niragire Ana. No kuririmba gusa nta kindi. Uwo bazakora nawe umwungirije yitwa Ingabire Marie Claire. Ingabire Marie Claire. Oya turakomeje baracyahari. Tugeze ku umwanditsi wa korali cyangwa choir secretary. Umwanditsi wa korali uzajya yandika indirimbo n'ibindi byose n'amafaranga. Yitwa Kwizera Sara.
protocole noneho kuri protocole kabanza so utanga impanuro ko turakomeza nyuma aba n'abaririmbyi abatera indirimbo n'abashinzwe indirimbo bakora reka mbabwire mwabantu mwe no mu kabari bararirimba ariko ngenda kubabwira ngo indirimbo zanyu saba ko mugomba kuba abantu batandukanye wongera kuri umukobwa ufite imyitwarire nawe uhari araza kuhagera mu kanya uwa kabiri yitwa Nyiramugisha Valentine wo gushyira ibintu ku murongo none umugisha ntabwo ari umurimo woroshye ejo uzasanga uri protokole wa minisitiri w'intebe uri protokole y'umuntu runaka ujya wubaha akazi Imana iguha n'umwanya Imana igutangije mu kirumwa kuko nta muntu ugera muri uwo mwanya icya mbere adafite kwizerwa n'abantu n'Imana. Protokole ni umurimo uba umeze nk'igisirikare, kwitanga no kwihangana no kuba maso. Dukomeze. Twakomeje turacyari muri protokole. Uwa gatatu yitwa Munezero Tito. Tugende. Muri mwarimu yitwa Nteziryayo Jacques Juventus. Uyu mutwaro w'uburezi n'ubukeye n'isi y'agakiza ntabwo Imana ishobora kuzakora. Umwarimu wa nyuma yitwa Niyosenga Baptiste. Sinzi niba barimo hari ariko niba hari amavi mupfukamishije aha, hari amavi ababyeyi banyu bapfukamishije mu kabari, hari imiryango yose bapfukamishije mu bapfumu no mu barangi, ariko uyu munsi mupfukamira Imana yo mu gupfukama ikimenyetso cyo ni uguca bugufi imbere y'Imana. yego twari muri ngira ngo dusoreze hamwe hose na primary dushoje icyiciro cya secondary cyangwa cya senior. Twinjiye mu cyiciro cya primary bigende hamwe kugira ngo tuze gusoza hamwe. Pastor se cyangwa ari hehe? avuga Imana Michel. Tugiye mu cyiciro cya primary. Yego. Ari hehe Dawudi? avuga Imana Michel, Imana iguha umugisha mwinshi. Umwungirije yitwa Imanimpaye Francine. Ari hehe Francine Imanimpaye? Twihute. Twemana. Ugomba kuzakungiriza mugakora umurimo w'Imana. Yego mukobwa mwiza. Umwanditsi w'itorero rya primary. Uyu ni pasiteri umwungirije. Yego. Secretary cyangwa se umwanditsi yitwa Cyuzuzo Fabrice. Umwanditsi w'itorero rya primary. Cyuzuzo ari hehe? Cyuzuzo Fabrice yatorotse ntacaraza kuboneka mu kanya, bari bamushaka protocole. Kadusenga namwe muberekezeho ibiganza. Kadusenga isengesho twese hamwe. Data mwami Yesu, Mana nziza, Mana nkuru, tugushubije icyubahiro ku bw'aba bana watoranije uyu munsi, uko babahaye izi nshingano. Uzabarinde kunanirwa, uzabarinde gucogora, uzabarinde kuranganira mu rugendo, uzabarinde mu mateka yose y'imiryango, uzabarinde gusa n'abandi, uzabarinde imigendere nk'iy'abandi, uzabaha umugisha, uzabaha ubwenge buturutse kuri wowe, uzabarinde ibiyobyabwenge, uzabarinde muri mwanzi, uzabaha imbaraga zibashoboza, uzabatsindishirize, uzabaha umutima wo gukora, uzabaha umutima wo kwihangana, uzabaha ubwenge buvuye mu ijuru, uzabaha gutekereza kuvuye ahera hawe,
neza data izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru basare umugisha nk'umutako turebetse mu mavuta yawe duhamagaye ijuru ngo rizengane nabo uzabahindure muri izi nshingano bahaye uzabagure uzabahindura intebe itandukanye n'indi ntebe mu isi izina ryawe rishyirwe hejuru bazabera umuryango umunezero bazabera ababyeyi babo umunezero bazabera abarezi babo umunezero bazabera isi umunezero bazabera abashumba umunezero icyubahiro kibi cyane uyu munsi umwuka w'ubwenge uze ku buzima bwabo umwuka wo kujya inama uze ku bitekerezo byabo ubagira abantu batandukanye n'abandi ubarinde karande yose ubarinde kuzananirwa ubarinde inkurikizi yose ubarinde imico y'imiryango idakwiriye ubarinde imbaraga zose z'umwijima ubarinde gusa n'abandi ubarinde gusa n'isi ubahe icyo bwawe n'ubwanduka ubahe ubwenge buturuka kuri wowe ubahe guca bugufi ubahe kumenya ubahe kujya inama izina ryawe rishyirwe turagushimiye icyubahiro kibi cyawe turakoze Nasema asante